Iyo ubyaranye n'umugore mubana mutarasezeranye, hari igihe umugabo aguhaga akajya gushaka undi mugore, yashaka uwo mugore wundi bagahita bakora mariage, bamara gusezerana ugatangira kuba indaya, ntugatangira kubura agaciro, kuko buriya uko ubanye n'umuntu ugenda umusobanukirwa, umenya imico ye, umenya ingeso, umenya buri kimwe kiwe cyose, ku buryo nyine uzajya no gukora ubukwe umuzi neza, avuga uyu n'umugore wagenda muzi, nyine nagakwihishamo, nyine aba yarakwiyeretse wese. Ingaruka zo kubana n'umuntu mutasezeranye, mushobora kugenda mugakora, wenda mwarashakanye mukenye mwese, mugakora mwamara kugira aho mwigeza, umugabo akakwirukana agashaka undi mugore. Buriya iyo uri umukobwa ukava iwanyu utishingiye, ukava iwanyu nta ufite, ukava iwanyu bagusabye bagukoye, ukambara ikanzu y'umweru, ukambara agatimba, nyine buriya ubukwe buba rimwe mu buzima. Ariko hari ukuntu ushakana n'umukobwa cyangwa se n'umugabo, mwagera mu rugo ugasanga umugabo anywa amatabi, anywa inzoga, kandi mu busore bwanyu ntago wari uzi ko anywa iryo tabi n'izo nzoga. Kandi buri mukobwa wese inzozi ziba bari gukora ubukwe, buri mukobwa hava akagera, kuva ku mukobwa w'imyaka 5, ku mwana w'umukobwa w'imyaka 5 kugeza ku myaka gusubiza hejuru, kugeza ku 10 bw'akazakora ubukwe. Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza abakunzi ba Muhoza Rwanda. Turasuje aho muherereye hose, kandi tubabwira ngo amahoro y'Imana agumeze kubana namwe aho muri hose, haba hanze y'igihugu, abari mu Rwanda, cyane cyane abari Kigali, ndetse n'abari ku mpande zose z'igihugu, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi na Congo, no ku zindi mpande zose, cyane cyane aba diaspora bari muri Amerika, Canada, UK n'ahandi. Turabasuje, twongeye kubaha ikaze. Rero Muhoza, tuguhaye ikaze. Thank you. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Muhoza, umeze neza? Cyameze neza, ndashima Imana. Muhoza, rero uyu munsi tugiye gukorana ikiganiro kitari kirekire, ariko ikiganiro cyiza cy'iminota 5. Okay. Ikiganiro cyacu kiragira giti: ese kubana mbere y'ubukwe ni byiza cyangwa ni ikibazo? Ubwo ni ukuvuga muri make kwishingira ni byiza cyangwa ni ikibazo? Ni byiza. Nibyo bisobanuye nyine tubyumva. Impamvu ko ari byiza, yego pe, wenda erega kubana na mbere y'ubukwe nuko nyine ubushobozi bw'ubukwe buba nawe uhari, ariko iyo mubanye n'ubundi nyuma y'iminsi mwazashaka amafaranga mugakora ubu, mukongera n'ubundi mugakora ubukwe, ndikumva njye nta kibazo kiba kibirimo. Aho byaba ari ikibazo wenda keretse wenda babanye ejo bundi bakabarashwanye, bakongera bakabana gutyo nyine batabana bagatandukana. Ariko niba muvuze ati wenda nimba umugabo abwiye umugore we turabona ndagukunda cyane kandi nta bushobozi bw'ubukwe dufite, reka tube tubana dukore dushaka amafaranga, ejo nituyabona cyangwa ikindi gihe runaka bihaye, nzagusabana nawe gukwe imbere y'Imana n'abantu. Nyine ndikufa nta kibazo kibirimo tu. None se abantu bose babana, ni ukuvuga yuko nta bushobozi baba bafite bwo gukora ubukwe? Ntabwo baba bafite. Aba bana mbere nyine bishingiye ntabwo baba bafite. Ushingira ku ki? Kuko iyo baba babufite nyine ntabwo wakabaye bishingiye nyine tu, ntabwo baba babanye rwihishwa. Ni ukugenda akamusaba ababyeyi bagakora ubukwe n'ibintu byose. Ubukwe burahenda, ubukwe buragoye, ubukwe buzaba amafaranga menshi cyane papa. Rero nimba bavuga ati rero dufite amafaranga makeya, aya mafaranga nituyakoramo ubukwe tuzicwa n'inzara, ahubwo icyiza nuko twafata amafaranga tukayakoresha mu rugo, amakeya tukaguramo udukoresho dukeneye, ayandi bakayahahamo, bagakora nyine amasahani, amasafuriya n'ibindi byose bakeneye, asigaye bakayakoramo business, bakayabyaza umusaruro. Uri kumva iyo bajya gukora ubwo bukwe, nyine inzara yari kuzabica amafaranga yose ari gushira mu bukwe, ariko ayo ngayo bari gukoresha mu bukwe kubera bari make, bayariyemo ayandi bagasevinga, bagashaka ka business bakoramo. Icyo gihe ayo mafaranga bayicuma kandi bakagumeza kubana.
iyo bamaze kubana baragira, iyo ubushobozi bumaze kuboneka baba barabyaye cyangwa batarabyara biterwa n'icyo bo bumvikanye bemeranyijweho. none se muho kubana mbere y'ubukwe bifasha kumenyana cyangwa hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma? yego muramenyana, kuko buriya uko ubanye n'umuntu ugenda umusobanukirwa, umenya imico ye, umenya ingeso, umenya buri kimwe cyiwe cyose, ku buryo nyine uzajya no gukora ubukwe umuzi neza, uvuga uyu n'umugore wagenda muzi, nyine ntabwo akwihishamo, nyine aba yarakwiyeretse wese. ariko hari ukuntu ushaka n'umuntu, ushakana n'umukobwa cyangwa se n'umugabo, mwagera mu rugo ugasanga umugabo anywa amatabi, anywa inzoga, kandi mu busore bwanyu ntabwo wari uzi ko anywa iryo tabi n'izo nzoga. mu busore bwanyu ntabwo wari uzi ko umugore wenda guca inyuma cyangwa ari n'igisambo cyangwa afite n'indi mico utamenya. ariko ibyo byose biba byiza nk'iyo mbere y'uko mujya gusezerana, iyo wabanje kubimenya neza kandi ubizi, umuzi mwese, buri umwe azi undi, azi mugenzi wiwe. aho ati umugore wanjye ibi n'ibi arabikora, ibyo yanga nyine ubwo ngubwo nimba akora n'ibintu bidahuye, ariko akaba avuga ati n'ubu tugiye gushakana nzajya mwihangane. none se biterwa n'iki kugira ngo kupure nyinshi zitinde gukora ubukwe nyine kandi bamaranye igihe? ubona biterwa n'iki kugira ngo wenda batinde kuba batanga umusaruro wo gukora ubukwe? biterwa n'uburyo baba babanye. hari igihe batinda gukora ubukwe nyine batabanye neza, ari bo abantu bahora mu makimbirane, ari bo abantu bahora bavuga zana amata, umugabo ati haha, undi ati wowe wahashye, undi akamubwira ati wenda siga amafaranga yo kugura ibi n'ibi, umugabo akamubwira ati wowe nta maboko ugira. icyo gihe niba batangira kubana muri ubwo buryo, bagatangira kujya barwana, urukundo ruzaba ruri kugira gute? Ruzaba ruri kugenda. kandi uko bigenda biba uko nguko pe, ndagusezeranya ko ntabwo ubukwe bwabo bazahora mu makimbirane, mu ntonganya bitume batinda gushaka. okay. none se ubona ari izihe ngaruka zo kubana n'umuntu mutasezeranye? ni izihe ngaruka? ntazo. ingaruka zirahari nako zirahari. ingaruka zo kubana n'umuntu mutasezeranye, mushobora kugenda mugakora, wenda mwarashakanye mukenye mwese, mugakora mwamara kugira aho mwigeza, umugabo akakwirukana agashaka undi mugore. icyo gihe aba ari ingaruka. ariko iyo mwasezeranye mugakora ivangamutungo, iyo mugiye gukora divorce muragabana. ikindi, iyo ubyaranye n'umugore mubana mutarasezeranye, hari igihe umugabo aguhaga akajya gushaka undi mugore, yashaka uwo mugore wundi bagahita bakora mariage, bamara gusezerana ugatangira kuba indaya, ntugatangira kubura agaciro, bakavuga ko nyine umugore w'isezerano niwe ufite agaciro. izo nizo ngaruka. okay. none kuki bamwe bavuga ko gukora mariage bitakiri ngombwa nka mbere? ubona biterwa n'iki? oya, gukora mariage ni ngombwa. buriya iyo uri umukobwa ukava iwanyu utishingiye, ukava iwanyu nta nda ufite, ukava iwanyu bagusabye bagukoye, ukambara ikanzu y'umweru, ukambara agatimba, nyine buriya ubukwe buba rimwe mu buzima, ntabwo wongera kububona. kandi uwo munsi aba ari umunsi w'ibyishimo, kandi buri mukobwa wese inzozi ze aba ari ugukora ubukwe. buri mukobwa hava akagera, kuva ku mukobwa w'imyaka 5, ku mwana w'umukobwa w'imyaka 5, kugeza ku myaka gusubiza hejuru, kugeza ku 10 avuga ko azakora ubukwe. burangiye nyiri umwana mu myaka 6, inzozi zanjye numvaga ko ninkura nzakora ubukwe nyine, kandi ngo ku munsi w'ubukwe wanjye nzaba nishimye cyane. rero gukora ubukwe ku bakobwa ni inzozi za buri wese, kandi no ku mugabo ndabizi neza ko icyo abavunikira gukora cyane n'ibiki byose, usanga icyo aba yasize imbere avuga ati ejo bundi nzashaka umugore n'abana, nzakora mariage. nyine rero ku mpande zombi gukora ubukwe ni ingenzi, yaba ku muhungu cyangwa ku mukobwa. okay. none se
kuba wabana n'umuntu ari uko musezeranye nyine mukoze ubukwe, nibyo biha amahirwe urugo rwanyu kuba rwaramba, cyangwa nabyo ni ibintu bisanzwe, ni kimwe nk'uko utanabukora? Hoya, biratandukanye. Kubukora ni kimwe, no gushwana ni ikindi. Kubaka urugo no gukora ubukwe ni ibintu bibiri bitandukanye. So nyine ndi kumva ko gukora ubukwe no kubaka nyine ni ibintu bibiri bitandukanye nk'uko nabikubwiye. Buriya gukora ubukwe ni ikirori kiba, ugatumira inshuti n'abavandimwe, nyine mari mukinjoyinga, mukishima, nyine ni nkaho hari ibyishimo nyine umuntu aba agiye kugira bya mbere mu buzima biryoha. Rero hari igihe umuntu agera mu rugo ugasanga kubaka biramunaniye bitewe n'imico yiwe itari myiza, bitewe wenda nuko yarezwe, bitewe n'ubuzima ashaka kubamo kandi adafite. Niba akeneye kubaho wenda adakora, ari wa muntu aba ashaka kwangiza ibyo asanze mu rugo, icyo gihe ntago kubaka bizashoboka. Ari umuntu usesagura utabasha nyine kumanajinga ibyo yasanze, ahubwo akabisesagura kandi ntashake gukora, icyo gihe urugo ruzahita rusenyuka pe. Okay, ubwo ni ukuvuga ngo mariage no kubaka naho bihuriye ntago ariyo yatuma urugo rukomera. Oya pe. Okay, Moho, reka tugushime, ntago ikiganiro tukigira kirekire, reka tukigarukire hano, kandi tubashimira abantu bose twabanye kuva gitangiye kugera gisoje, tubabwira ngo turabakunda, mugomeze mudukurikire, munogerwe na gahunda z'umuyoboro wacu. Murakoze. I love you.